wari uzi ko abagabo bose ari ibigoryi n'abagore bose ari ibigoryi kubera ndabyisobanuraho abantu baragutera amabuye. Dawidi yari ikigoryi iyo ujya kubibaza Mikali akaba atari ko ubu niteguye koko kuba umufasha w'umuntu. Ese naba umufasha wande, naba umufasha uri gukora iki? Ibihumbi 100 biri mu biganza by'umugore bingana miliyoni iri mu ikofi y'umugabo. Rero nimba ushaka amafaranga yawe kasugira gasagamba yashyire mu isakoshi y'umugore. Yego. Nurangiza wowe uzana vision ariko umugore ari we wishyura. No, zana ibitekerezo ariko umugore ari we ukora umuntu uzayishyura. Ninde mugabo washaka ko buri mugabo wese agira palace, buri mugabo wese agira ubwami, buri mugabo wese agira ingoro. Ugomba rero kumenya nimba iyo ngoro yakubera, nimba ufite ubwiza bwayikugezamo n'ubwenge bwatuma uyitindamo. Umugore w'umunyabwenge aba inkoma amashyi y'umugabo we. Umugabo waba ari umwami kuri we. Yes, nongeye kubaha ikaze mwe mukunda mugakurikirana ibiganiro bya Why Him. Mpaye ikaze abatureba bari mu mpande zitandukanye, yaba abari mu Rwanda mu mpande enye z'igihugu, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Ariko nanone mikaze abari hanze y'igihugu, abari muri diaspora, ubu ndavuga muri Amerika, Australia, mu Birigi, mu Bufaransa, Denmark, mu Bushinwa, abari Dubai ndetse n'ahandi, Imana y'amahoro ikomeze ibishimire cyane. Mbahaye ikaze nanone kuko ngiye kuganira n'umwe mu bagabo bakomeye b'inkorakoro ndetse babahanga, n'umwe mu bafilozofe igihugu cy'u Rwanda gifite, n'umwe mu bagabo b'abasesenguzi, ariko nanone akaba ari n'intumwa y'Imana, Apotre Mutabazi Kabarira Maurice, umwe mu bagabo b'abahanga bakunze gutanga ibiganiro ndetse by'ubwenge, yaba ibya politike ndetse ibya gospel ndetse n'ibigiye bitandukanye bindi. Ari we Dr. Apotre Mutabazi Kabarira Maurice. Kabarira, karibu cyane. Murakoze kumikaze. Urakomeye? Ndashima Imana. Wambaye neza ariko nibisanzwe. Habwa umugisha. Ese ubundi Mutabazi, mbere yo kuva mu rugo niki ukunze kwita kuki mbere yo kuva mu nzu iwawe? Agari ibintu byinshi ntago ntinda ku bintu cyane. Tsoka namenya aho ngiye gusa nicyo ngiye gukorayo. Hagenda nkagikora kandi nkataha. Kandi nsohoka nsenze kuko byose burya mbere na mbere yo kusohoka ubanza ugasenga. Ubutwaye imodoka kandi ejo warasanze hari zo bagonze, ubu watashye ari zo uri gucaho bagonze, kandi ukaba utwaye umwaka 2, 3, 5 ntawe ukugonga. So ni ijambo rivuga ngo commit your works your plans to the Lord, and it will succeed. Ngo uzajye wikoreza urugendo rwawe witeka, cyangwa se uzagira umwereka urumuhe reka mvuge ngo ubundi umuntu yanakabaye ahaguruka agiye gukora ibiri mu mugambi w'Imana, ibirimo inyungu z'Imana. Kandi iyo birimo inyungu z'Imana burya birimo n'inyungu z'abantu. Ariko iyo uhagurukijwe no gukora ibintu birimo inyungu zawe ku giti cyawe zitarimo ubumana ubwo ari bwo bwose, byaba ari ikibazo. Rero nkora no kubanza gutegura ibitekerezo byanjye mbere yuko mva mu rugo. Kiri mu muhanda ntabwo uri kugenda utekereza, ariko uri gukora byandi watekereje ukiri mu rugo. Yego. So rero ikintu banza gukora no gushyira ibitekerezo byanjye ku murongo, ariko hamwe no gusenga nyine kugira ngo bihuzwe n'umugambi w'Imana. Icyo cyakozwe ibindi byo ndagenda neza cyane.
mba numva ari ibyo, mba numva aricyo cy'ingenzi. Yego. Ni Kabarira Maurice, ariko abantu benshi bakunze bazi Mutabazi, ariko amenshi ubwo ari nayo mpamvu nkwakiriye kuri channel yitwa Why Her Why Him, the channel nshyashya Why Her Why Him. Ndibaza uri kumva neza icyo bisobanuye, kubera ikiwe w'umukobwa cyangwa w'umugore, cyangwa kubera ikiwe w'umugabo. Kabarira Maurice ubundi ni muntu ki? Iyo bavuze Mutabazi dukwiriye kumva iki? Ntabwo ndi kuhita amenya ikibazo cyawe aho kiganisha. Ni muntu ki? Ariko Mutabazi ni umuntu umwe mu bandi bantu miliyari zirenga 8 ziri mu isi. Hari n'izindi zatambutse nyinshi. Waremeye umugambi mwiza muri Kristo Yesu, nkuko n'abandi ari bo baremewe. Ushyira imbaraga mu kumenya no kuwukora. Ntabwo ari ibintu byinshi rero. Ni umuntu ukora icyo Imana yamushyiriyeho gukora, agakoresha ubushobozi Imana yamuhaye gukoresha, nkuko n'undi wese yaragombye kubukoresha. Nta kidasanzwe kiri kuri Mutabazi. Yego, mu mabyuka yawe gusa icyo naremeye gishobora gutandukana n'icyundi. Ubushobozi bwanjye butandukana n'ubwundi, uburebure bwanjye bugatandukana n'ubwundi, ubunini bwanjye bugatandukana n'ubwundi, imitekerereze yanjye igatandukana n'iyundi. Ariko Mutabazi ni umuntu wumva ko ariho kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Buriya nta bintu byinshi birenze hirya cyangwa hino y'ibyo ngibyo. Atari ibyo ngibyo nanjye nakabaye ndiho ndi umuntu ubona ahirimbanira kugira ibifaranga byinshi mu nzira izo arizo zose, ariko siko bimeze. Mpirimbanira kuzana impinduka cyangwa se gukosora ibitari mu murongo bijyanye kandi n'icyo nahamagariwe, ko nta nubwo wakosora ibintu byose mu isi. Waba ugiye kugarura paradizo zose, waba ugiye gutuma se kugaruka kwa Yesu kuba kutagikenewe. Gusa ku rundi ruhande turabwirwa ngo tuzane ubwami bw'Imana mu isi. Ubwami bw'Imana bwahageze, buryo ibintu byose birakemuka. Ariko nanone ntabwo byakemuka byose. Niyo mpamvu wenda Yesu kuza bwazaza, kuko nta muntu wakora umuti watuma umuntu adapfa. Ariko Yesu nagaruka, urupfu ruzaba rutsinzwe byiteka. So mu by'ukuri ndi umuntu usanzwe ukunda kwiga, ukunda kumenya. Yego. Nkunda kubwira abantu bavuga ngo ngenza hagarika kwiga, ariko ngeje imyaka 50. Cyatse imyaka 11 rero yo kwiga ku ishuri, icyo bita kwiga. Yego, uhora wiga buri munsi. Uya kujyandi wiga bakaguha degree. Yego. Nkunda kwiga. So none rero kwiga byo no kugeza upfuye muri lisansi yo gusoma, noneho auto education, kuko nayo y'agaciro cyane, niyo y'ingenzi. Ni nayo abanyafrika tugomba kuba twashyiramo imbaraga, ko izindi education biragoranye cyane. Ikindi ababyeyi muri Afrika bakomeza kutakora inshingano yabo yuzuye. Abanyafrika sinzi impamvu babanje kwizerera mu bazungu, colonizers. Birangije abahawe kuyobora ibihugu bya Afrika nabo baza bameze nk'abakozi b'abazungu. Noneho abandi baza kwisanga abazungu barabashyize mu mbago hagati, bisanga bari gukorera inyungu z'umuzungu niyo batabishaka. Noneho abaturage cyane cyane kamuga ababyeyi, fathers and mothers, bisanga bari kwizerera mu bayobozi babo. Yego. Neza pe, umuturage akicara kwizera ko umuyobozi bazavanaho ubukene gute se? Mu by'ukuri tekereza umbwire gute? Yego. Gute koko azakora uruganda se? Bakituramira. Hari n'umuntu ukubwira ngo none se ko u Rwanda twabishoboye, byashobokera u Rwanda ko ntawundi byashobokera. Nese ka nkubaze nk'urugero, muri East Africa ibihugu nka 5 byose bitekereje nk'u Rwanda, kandi kaba bifite imbaraga nk'iz'u Rwanda. Byagenda gatatu Amerika. Ubwo nshatse ko usicyo nshatse kubwira se, hari igihe wasanga aho twakura tutaba tutacyakuye. Yego. Rero reba icyo kintu cyahira u Rwanda, ariko cyamara kuruhira ibindi bihugu bya Afrika byose bikaba bitakoramo. Ubwo aho icyo turakigizayo rero tuvuge ngo nimba Afrika nk'igihugu kimwe, ko ngewe nemera ko Afrika ari igihugu kimwe. Nge birangora umuntu ari kumbwira ngo umuntu umugande, undi n'umurundi, undi n'umunyarwanda. Wapi, Afrika ni igihugu kimwe. Yego. N'ikimenyimenyi Afrika ntaho yagera idahuje imbaraga zayo. Yego. Mu gihe hari ibindi bihugu usanga yego bihuza imbaraga n'ibindi bihugu, ariko mu buryo bw'imikoranire. Afrika igomba gukora ibirusaho ngaho.
nabyita ngo umuntu umwe ashobora gukora ikintu nawe wagikora nanjye nagikora si wakora ikiganiro sinagikora ariko dukoranye ikiganiro nkuko n'icumi bakorana ikiganiro ariko bidakwiye ko umwe yakora ikiganiro ariko Afurika yo ni nk'ingingo z'umubiri umwe yego hari ingingo wakuraho ugakomeza ukabaho nk'urutoki urwa kabiri n'ibindi nk'ibyo ariko ntago wakura urwagashya mu mubiri kuremo igifu ukuremo umwijima uko ukuramo kimwe umuntu wese atavuga atarapfuye wakuramo umutima atarapfuye wakuramo igihaha atarapfuye wakuramo urwagashya atarapfuye wakuramo igifu atarapfuye uko niko bimeze rero ariko umuzungu yamekinze shuwa yuko Afurika buri wese abanyamwigendaho buri gihugu kibanyamwigendaho ariko tuvuye kuri ibyo tukagaruka ku babyeyi nimba uri imbwa kuko so yakugize imbwa not president nta naho mwahuriye kabiri n'ibyo aba yavuze burya biragoye ntazagire ukubeshya muri demokarasi ntago ushobora kuba nka president cyo koze waba nka so uko byagenda kose uko byamera kose your father makes you or breaks you ariko iyo ari ubwami the king makes you or breaks you niyo mpamvu kwa Yesu pasiteri wawe niwe yabari ikinyamanyanga your pastor is not your lord not your king because it's a kingdom ariko nk'urugero amakosa nk'amatorero yakoze yitwara nka demokarasi aho kwitwara nk'ubwami kuko iyo byamaze guhinduka bigashiftinga bikava mu bwami bikajya muri demokarasi iso agira imbaraga ziruta za perezida ariko abanyafurika nimba ari iki kibatera nimba ari ubujiji nimba ari ubukoma amashyi ashaka kwemeza yuko the president can change things no ndagwa nk'urugero ushobora kugira perezida utarya ruswa mwese muyirya n'uzuba byaragenze bite ku mbaraga afite ku gisirikare afite ku butasa afite ku gitsura afite ku bushake bwinshi bwo guhindura igihugu afite n'ubushobozi uzi ikintu cyo cyabiteye basoba bari corrupted cyazo nako nta muntu ujyemera ko se afite icyasha ariko ntago wambwira ukuntu wowe amakosa y'umubyeyi ntago wambwira ukuntu uri ingegera do azede sari muzima ntuzambwire ngo umusore ngo nateye inda ngo niyakana umukobwa ngo ninjye utera inda gusa se kwambwira ko sari ari umugabo ntago bibiri ntago biturana ntago bijyana so yakikomanga ko atuza umwana wanjye arananiye no nta mwana unanira se umuntu yaravuze ngo after all isn't the student that cannot learn is a teacher that cannot teach niyo mpamvu nakunze bazina wanjye gavana w'amajyaruguru bazina na mushiti wanjye mbere yuko abagavana nyuma yuko abagavana yagize imirimo myinshi twongeye guhura Maurice Mugabo Gahunde havuze ati aba bantu badatsindisha uzwari ikigo ngo kitigeze gitsindisha umwana n'umwe ikigo kitatsindisha umwana n'umwe ishuri ritatsindisha umwana n'umwe tuzabirukana bajya gushakishiriza mu bindi ahubwo ikintu cyantangaje iby'ubwarimu babe babiretse ikintu cyantangaje n'umujyi wa Kigali bazaze kuri YouTube bashaka views we n'umujyi wa Kigali uri mu batsindishije abana baki so icyo nagereza kukubwira no kuvuga ngo Afrika ikeneye ko buri muntu wese amenya inshingano ze kuko Afrika twamaze gukora ikintu sinzi nimba tutaragihaga yego buri wese ashaka kwigira umujura kurenza undi buri wese ashaka kurusha undi mitwe yego ariko ibyo nta kindi byatugezaho keretse kumarana gusa cyangwa tugahinduka nk'abahungu muri Sudani nabonye bari i Kigali ese wigeze umenya ibintu byabo hari hafi na Yerikari kuri Gisozi iyo ubajije ibyabo barakubwira cyokoze aba bashinzwe baba bagerageje kukumakoma bati nimukomeza tuzabasubizayo yego umva uwo baciye barakubita iyo banyweye barakubita bararwana iyo baguze indangamirwa barakubita ntibishyura muri restaurant bashobora kurya mbese ni igitangaza cyokoze ndashimira ubuyobozi ko bwagiye babwira ati uzagaragarwaho mu Rwanda twibera mu buzima bwiza wenda abarwana ntibabura ariko ntabwo dufite abantu b'ibisare rero bo bashatse kuzana ibintu by'ubusare ariko nari nshatse kukubwirira iki kuri bo wasanga iwabo ariko babayeho uravuka ugasanga nutiga kurwana no guterana ibyuma n'umutsima ufite bazawutwara ntawe uha agaciro ngo iki ni icyawe iki si icyawe kwigira igitangaza ubwo n'umukobwa ugiye kuba indangamirwa agomba kugendana inzembe bisituri ibyuma wakinisha akagutera ariko ukibaza ubwo ni ubuzima uba ushaka kubamo yego iyi si tuyibamo igihe gitoya ariko se ni ubuzima ushaka kubamo ababyeyi babo wasanga ari abere ntabwo ababyeyi bajya babere ariko bahisemo nta mubyeyi ugira umwere muri demokarasi
cyetse mubigize ubwami kuko icyo gihe tuhita tubisinjiraga umwami iyo ari mu bwami byose tubishinja umwami iyo ari muri demokarasi byose tubishinja so we are jobless akazi karabuze bibaze so mubaze two papa ujye gutera inda mama kuko utabanje kurema akazi nzakora wari uzi ko ntazavuka rimwe na rimwe tumara kumisinga iby'ingenzi twagira so wari uri kumbwira rero Mutabazi ninde ni umugabo wizerera mu gukora umugambi w'Imana no kuba abantu babaho neza bimunyuzemo cyangwa se ni umuntu wizerera mu gupfa abandi bakabaho Yesu yaravuze ngo umushumba mwiza apfira intama ze nizerera muri iyo filozofi mpfe mwe mubeho neza umwanya wanjye munini nkumare ndi gutekereza uburyo ndi bupfe mukabaho neza kurutaho hari uburyo napfa buri wese akabona igihumbi kimwe ariko nkamara umwanya munini ndi gutekereza uburyo napfa buri wese akabona bitatu basi cyangwa se akabona the best can get hari abahitamo kubaho ubuzima bwo kwinezeza no kwikunda nabo ubwo bakoze amahitamo yabo ariko njye umunezero wanjye wenda ushobora gusanga ariyo mpamvu nanywa n'inzoga donc umunezero wanjye ushobora gusimbura iyo vino abandi banywa ni ibyo ngibyo ndiho kugira ngo abandi babeho neza mu bwana bwawe nicyo ujya wibuka uvuga uti bambwira ko nari meze gutya intego zawe zari zihe bambwira ko first of all ikintu bankubitiraga ntagisubiragamo cyo ni cyambere bakambwira yuko navuye kwibere mfite umwaka n'igice kubera ko papa yaravuze ati urabona ukuntu nari mbyibushye nyine avuga ati reba ukuntu ngana uciye ku biro bya nyokuri kongo turabona utazabimbwa mva kwibere mpita ndihagarika kubera uyu munsi nararaga mu cyumba cyabo mpita ndeka kurara mu cyumba cyabo uhereye umunsi byanga bikunda ku mwaka umwe n'igice nangaga kubimbwa sinzanabayo yego ahubwo igisigaye no kumenya definition yanjye y'ububwa ni iyihe iyo wumva abandi babaho nabi kugira ngo ubone inyungu ubu uri imbwa rubebe ngo hari imbwa zambaye karuvati hari imbwa wenda ziri kuri rope pasimbizi ariko umuntu wese uzi ko yambura abantu benshi the mass the society akazambura ibyiza zagomba kubona akabigira ibye ku giti cye donc umushumba apfira intama ze uwo ni umushumba ariko wica intama ngabeho uwo ni ikiruru ni imbwa ni ingegera ni rubebe yego ni umwambuzi nimba satana n'abaho niwe satana ubundi nk'uko nukorera inyungu z'abandi nimba imana ibaho uwo ni imana Yesu yabwiye abantu bashatse kumwica ngo yise umwana w'Imana aga ngo none se ngo Zaburi ntiyabwiye abo yabwiraga icyo gihe ngo muri Imana ngo nimba yarisa abo yabwiraga icyo gihe ngo muri Imana ngo mufata uwo yatumye mutinyuka gute kwanga arigeranyije ko avuze ko ari umwana w'Imana kandi hari abo yigeze kwita ngo mwe muri Imana nimba uzi kupfira inyungu z'abakuzengurutse za sosiyete utuyemo uri Imana uri umwana w'Imana ariko nimba uzi ko ari wowe uteza ibibazo ari wowe wambura sosiyete ikiza yari ifite ukakigira icyawe wenyine uri imbwa uri ingegera uri umupapa nta bwenge ugira uri satani dutegereza indi satani ni wowe satani ubundi cyangwa se extension cyangwa se umukozi wa satani cyangwa se umwana wa satani sinzi wabeshya abantu yuko utashobora kubaho muri ubuzima cyangwa udashobora gukorera amafaranga yego utigize umwambari wa satani sinzi wababeshya umuntu wese ugomba kubona amafaranga yahemutse uramutse uvuze uti ngiye gushaka ikintu nshakamo ubumenyi bwa hatari nimara kubushaka nzakoresha bwa bumenyi gukemura ikibazo abantu bafite kandi benshi nindangiza nzashyiraho igiciro kandi gito kitagoye uwo ari we wese ukabikora abantu bakunze ukabikorana umutima mwiza ndakwiye kutabona amafaranga kabiri niyo wagira make bigutwaye iki gatatu nimba ari make genda yabikiriza ejo uzagura parcelle ya miliyoni 10 nyuma y'imyaka 20 uzabugeze muri miliyoni 100 ikibazo ntago ushaka gutegeza imyaka 20 za miliyoni 100 uzishaka mu mwaka umwe mu mezi 3 ariko ikintu kimwe udashobora kuzamangira kugushyigikiramo kuvuga ko utari umwana wa satani kabiri
kuvuga yuko abana bawe n'abuzukuru bawe bazabiryaho ntabyo nzemera. sure Wapi, Imana izabikunyaga. Rero abanyafurika nkunda gutinda cyane ku bitabo nandika cyane cyane ibyerekeye kuri Afurika. yego Nsoje igitabo cyitwa Squeeze Africa Out of Poverty. Squeeze Africa Out of Poverty ni igitabo gite page muri za 370 cyiza ariko kigamije kuvuga ngo ese abanyafurika ntibashobora gukira, bashobora gukira byaca mu zenzira. Inzira iroroshye, strategy iroroshye, ni gutya na gutya. Gushyira imbaraga rero aho ngaho. yego Nshobora kutabona amafaranga menshi, yewe nkabona makeya, ariko ayo makeya nayakoresha neza nkatera imbere kandi ugatera imbere, ariko mbaho nishimye muri ya make nabonye muri iyo nzira yo gukora icyo Imana ishaka, yo gukora igifitiye inyungu mugenzi wanjye. Buriya we kamarade wavukiye gupfira inyungu zanjye, nanjye mvukira gupfira izawe. Icyo twakabaye dukora muri ubu buzima ni ugutanguranwa gupfa, ariko uburyo bwo gupfa si ukuvamo umwuka gusa, ni ikintu cyose utakaje cy'agaciro kugira ngo ugere kuri ya ntego washaka kugira, kandi intego ikaba irimo inyungu z'abandi atarimo izawe. Yego, ndabyumva cyane. mu by'ukuri ni ibyo, n'abandi bashobora guhitamo filozofi z'ubuzima bwabo, ariko nuhitamo filozofi itandukanye n'ubumana ntuzamfane ngo uvuge ngo nanone kandi. Rero ibyo nakubwiye, ababyeyi nibo bafite uruhare runini muri Afurika, mu kuzamura ubukungu bwa Afurika, mu gukemura ibibazo bya Afurika. None ikibazo Satani ajya kwataka Afurika, yarabanje kwanza yataka iki? Yataka itorero, yataka n'umuryango. Idini muri Afurika ryigirwa ryigisha ubugoryi do A a Z. Ikintu kizima ryigisha nuko Yesu yapfuye akazuka. Nuwaje yari muzima, hari igihe rimwangiza mu bwonko akahora araramya ategereje ibitangaza, miracle miracle miracle, where is a miracle, where is a miracle, what's wrong with you? Ninde akubwiye ko muri Bibiliya ha musozi umwe witwa Mori aho bararama bagategereza ibitangaza? Ninde akubwiye ko habaho umusozi witwa Kizaburwa wonyine na za Kanyarira? Hariho umusozi witwa Sinayi. Iyo ushaka icyitwa igitangaza, zamuka umusozi bita Moriya. Niwo musozi Salomo yubatseho urusengero, niho hari imbuga ya Yorunani mu Yebusi, niho Dawidi yatambiye igitambo cyoswa mu gigiva mu gihugu. Yagomba kumara amezi 3, imara iminsi 3. No, imara umunsi umwe by the way. Ariko nushaka ubwenge, zamuka umusozi wa Sinayi, soma amategeko y'Imana, yakamure neza, ongeramo akantu bita uburibwe. Akantu kumva urabona nkunda gushyira agasenda cyangwa kunyu muri aka kantu rero gushyiramo gutya nyanyagizaho gutya na akantu bita pain. Imana iherutse kumishura ibintu bikomeye, irambwira ngo amategeko yanjye ahishwe mu bwenge bwanjye bwose umuntu yakoresha mu isi akagera ku kintu icyo ari cyo cyose kiri mu mugambi wanjye. Ndabisubiramo, irambwira ngo amategeko yanjye Uwiteka ahishwe mu bwenge bwanjye bwose umuntu yakoresha akagera ku kintu cyose kiri mu mugambi wanjye. Aleluya. Irangije irambwira ngo ariko ntabwo ushobora kuyasobanukirwa udaciye mu buribwe. Bivuze ngo uburibwe, your pain is the key. Uburibwe ucamo ni urufunguzo rwo kugira ngo ubashe gusoma amategeko y'Uwiteka, ubashe guhakura. Reka muri ijambo guhakura. Hariya abaje mutabazi ninde? Ndi umuvumvu. Sogokuru bahandwa yari umuvumvu, niyo mpamvu nkunda kwita umuvumvu. Mwisanzure ry'ibitekerezo mpangamutungo, niwe mutabazi. Ndi umuvumvu mwisanzure ry'ibitekerezo mpangamutungo. Rero nkavuga ngo nimba ushaka guhakura ubwenge bw'Imana, wani bubitswe mu mutiba witwa iki? Amategeko yayo. Wabuhakura gute? Ifumba yo guhakura ubwenge bw'Imana mu mutiba w'amategeko y'Imana ni uburibwe, ni ubutayu. Irangije ibice 8 by'igutegeko ka 2 ko ndi gufashwa ra, irababwira ngo nemeye ngo nabacishe mu butayu kugira ngo ngerageze imitima yanyu, nyigishe
kwitondera amategeko yanjye ngo mbahamana nemera ko mwicwa n'inzara. Nushaka ubwenge soma amategeko 613 ya Torah. Hari n'abadiva kuna kurimba imibare ngo imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge ngo ibiri mu isi bararimbye ngo ibiri mu isi bishobora kudutunga ngo inzara ntiyakabeho n'ubukene ngo nuko abantu bongeye imibare bakagabanya urukundo ngo rega n'amategeko 10 y'Imana ni umubare vrai ou faux? Faux. Yewe wahimbye iyo ndirimbo nawe ko abadive mu bintu twagapfuye ntitugapfa ijambo amategeko y'Imana nakabaye nzi ko abo twayapfa ari babandi bavuga ngo shabaraganda nibo bantu baba batazi amategeko. Nizere ko nazongera kumva umudivu uvuga ko amategeko y'Imana ari 10 ni 613 613 laws. Nushaka ubwenge bw'Imana jya mu mategeko. Ese ibinda bihimbyera oya ntabwo nagiye bihimbye muri zaburi gice cya 1 ngira kwa 5 ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi niyicarane n'abakobanyi ntagendane n'abanyabyaha ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira kandi akaba ariyo yibwira. Mu cyongereza ngo he meditates the law day and night. yes arakomeza aravuga ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi amababi yacyo ngo ntajya yumva cyera imbuto zagiye cyacyo Yego. ngo ntago kizatinya n'amapfa nacana. Ijambo risoza riranyica ngo uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza ngazagasanirwa ngo imirimo y'amaboko be successful in everything he do. Ninde muntu udashaka kuba successful? Nawe umuntu wese ashaka kuba successful, ariko ikibazo ninde wabwiye yuko kujya ku musozi wa Moriya bituma umuntu aba successful? If you want a miracle, go to the mountain Moriah, pray and believe. But if you want wisdom, ese ubundi ubwenge ni iki? Ni ubushobozi bwo kujya ukora igitangaza abandi basengera amava gakoboka, we mu masegonda 10 wowe ukajya ubikora buri gihe uko ubishatse. Ndaguha urugero. Yesu ntiyahumuye impumyi, yego, ariko na Neuralink ya Elon Musk ihumura impumyi. Hari gadget akwambika bakayikonekta ku minsi y'ubwonko ukajya ureba waravutse uri impumyi. Ntago ategereza gusenga ngo reko shantaraba ngo reba ntakure na we akora gadget. Ubwenge n'ubushobozi bwo kumanifesta miracle every time you want it. Niyo mpamvu abagabo bafite amataje ageretse muri Kigali ntago bakoze ayitatu. Basomye amategeko, barangije barayibwira, barangije bagira uburibwe. Yego, ubwo buribwe butuma babasha kuyasoma, butuma babasha kuyakamura, squeezing, bakura mu bwenge. Ubwo bwenge barabukoresha. Niyo mpamvu nusengera bitangaza, Mana ndakwinginze urebe ko Elon Musk yanyibuka, ndagusenze ndebe ko Rujugiro ndasenze, uri gusenga udoma hana bakire bari. Umuza amasengesho nyasenga, ariko iri zina umuntu uzanyumva ndi kurivuga zankubita umuhini. Hari izina njya nishyirina muntu mfuruka nareba ntawe undeba, nkaryohereza amasengesho akomeye cyane kugira ngo ndebe ko yanyibuka. Ariko se amaze kunyibuka ngomba kujya amategeko kugira ngo noneho igitangaza mukuyeho kimbere fondation. Afrika ntabwo yahinurwa n'amasengesho, maze na Estere ntabwo yahinduwe n'amasengesho. kandi ariho iyo bohereje misere ubona bohereje kwiyiriza, ubona bohereje anointing, bohereje icyo bakoresheje ubwenge. Suko Imana itaka icumu bisha wa Israel yamwica ku wa mbere, wa kabiri kamureka akakunogonora. Ariko ubwenge butumwa umuhagarika ku wa mbere no ku wa kabiri kamuhagarika no ku gatatu kamuhagarika. N'igihe uryamye akaba ari biregeye biri automatique ku buryo naza bita bimujata. Babifuriza rero kugira ubwenge bw'amategeko y'Imana mu izina rya Yesu. Yego, icya kabiri wavuze ku muryango, ari nacyo kintu naguhamagariye kugira ngo tuganire kuri why him. Hoya nago dusoje. Ndagira ngo tuganire ku bijyanye n'ishingiranwa n'itegurwa ryayo. Niki cy'ingenzi abashingiranwa bashya bakwiye kwitaho mbere yo kubana? Niki cy'ingenzi? Icyambere, umugabo agomba kuba
umugabo agomba kuba yarasobanukiwe umugambi w'Imana ku buzima bwe kandi akaba yaratangiye kuwukora kugira ngo umugore azamubere umufasha amufashe gusoza wa mugambi. Icya mbere ni ukumenya niba umugabo afite vision. Urugo ni vision? Umugabo udafite vision ntiyemerewe gushaka umugore. Iyo amushatse ntago twabitangira icyizere ko bizafata kuko vision niyo ibahuza. Ni ijambo riri mu Bakolosayi rivuga ngo mubabarirane buri umwe ukagize icyapfa n'undi, ngo ikibiruta byose ngo mwambare umurunga w'urukundo. Umurunga w'urukundo. So umurunga ubahambiranya. It's love. It's a vision. None ikibazo hari ku mugabo nta vision n'umugore akaza atazi n'ikimuzanye. Nese kabaje kumufasha abaje gufasha gukora iki? Guterina no kubyara. Nese ingumba zo ntizishaka. Ntizibana se. Aricyo gihe Imana yajya ifata umuntu utabyara igahita inamukuraho kuba yanagira ubushake bwo kuryamana n'umugore. Ariko Imana ifata umuntu ikamuha ubugumba ariko ikamuha kugira ubushake bw'umugore. Sobaneye ko yanamushaka bana kandi nta nicyo babaye. Kubyara si ikibazo abandi bazabyara. Iyaba wakoraga umugambi w'Imana ku buzima bwawe. So rero ugomba kubanza kumenya nimba musobanukiye neza umugambi w'Imana, none umugore akanamenya nimba yabasha gufasha koko uwo mugabo kugera kuri uwo mugambi. Mu mico ye, muri character, muri philosophy, muri attitude, mu buryo yubakitse muri we. Akaba atariko ubu niteguye koko kuba umufasha w'umuntu. Ese nabo umufasha wande? Nabo umufasha uri gukora iki? Twari muri salon de coiffure umuntu arabaza ariko tuzongera kubona abagore bameze nk'abamamara. Wowe niko bibona? Areba mu ndorerwamo gutya aratureba, areba n'uwabivugaga bari kumwogosha yitavuga ngo abaturage bahinga mu mirima ibikenewe ku isoko. Ngo abo bakobwa muri kubona bahari nyine ku isoko. Nibyo bahinze kuko nibyo mwari mukeneye kuko ni mwe soko. Mukeneye abazi ko abafite IG ugeraho ukavuga uti cya data we. Bambara bakifotoza bagashyiraho inzara akimakiya, abo nibo mwagaragaje ko mukeneye. Yego. None se Mateus bazanize produit izabaguzi mukeneye zo muri buguri. Muri majeri gushaka gusanga nta modoka za Tesla zirimo, za Cybertruck zirimo, ntago arizo mukeneye, nta Lamborghini irimo. Uretse no kuzikenera n'imihanda y'Kigali wasanga Lamborghini itacamo. Haza izo mwagaragaje ko munyotewe. Kuki bimbivuze? Bivuge vuba rero ngo abagore wo kwiyubakamo abafasha b'abasore bafite vision. Biyubakamo ubusereye kuko abasore wo kugira vision bafite television. None si cyo gira umva twakora iki? Yego bikana apotre ni iki Bibiliya guhitamo uwo muzabana ubundi byagakwiriye kugenda gute mu mboni zawe? Aha ndafashijwe ariko ngiye kubasiga mu ivangirwa. Aburahamu arahiza umugaragu we aramubwira ati shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye, ati ndahirira yuko uzashakira umuhungu wanjye Isaka uwo mu bacu. Bibiliya ntago yemera gushaka mu bwoko butari ubwawe, ariko ubwoko ntago ari bwa bundi utekereje. Tore bazimu ntago ari ubwo bwo gutekereje. Yego. Nuvuga ngo nimba Imana yari yandemeye guhindura Afurika, ngomba gushaka umuntu uri muri ubwo bwoko bwo guhindura Afurika. Amoko 12 aribo bana 12 ba Yakobo. Buri bwoko ni business itandukanye n'iyubundi. Uzi niyo mu Rwanda bino bintu mwita amoko mu bikoramo business mwati nkuko kera bavuga ngo bano nabahinzi bano naborozi. Ubwami bugiye, ubukoroni bugiye, abari abahinzi bafata imipanga, abari aborozi ubwo ntumbaze. Muri Israeli bene Isakare bafite umwuga bakora. Bene Gade bakaba bafite umwuga bakora. Nimba bene Gade bagomba gucukura amavuta, ni amavuta. Uvutse muri uwo muryango wese acukura amavuta. Niyo mpamvu Mose ajya kuvuka
ko mfashijwe ndabigenza nte Mose ajya kuvuka ijambo riravuga ngo mu muryango wa Lewi harimo umusore ngahura n'undi mukobwa wo mu muryango wa Lewi. Iri jambo rero umugabo bita Pastor Kanjere kuryishikira aravuga ngo when the anointing meet the anointing, amavuta ahura n'andi mavuta. Kibazo nawe uri umucukuzi w'amavuta ugiye gushaka mu bakise wenda n'urugero mu bacuzi mu mavuta nta no gucura kubamo. So rero nicyo ngicyo bibiri bivugaho kuko tugomba gushaka kugira ngo dukore umugambi w'Imana. Yego, tugomba gushaka kugira ngo nyine dukore ubushake bw'Imana. Icyo biya rero ivuga ku gushaka n'icyuko umugore n'umufasha w'umugabo. Umugore n'umufasha w'umugabo. Ese gusenga gusa uko kumubera umufasha bibasaba ko bari mu bwoko bumwe bijyanye n'icyo Bibiliya yita ubwoko. Yego, bivuze ngo umugabo wese agomba gushaka uwo mu bwoko bwabo. Yego, icyo nacyo ubwoko buganisha mu kuvuga ngo naremewe iki, ubu nibwo bwoko bwanjye. Nkuko nabigusobanuriye, ubwoko bwa Mutabazi no guhindura Afrika. Yego, agomba gushaka n'umugore wifite mu bwo bwoko. Noneho ariko akamubera umufasha. Umugabo akaba afite vision. Akaba afite vision, umugore akamubera umufasha. Bagasoza wa muganda. Birumvikana cyane. Mutabazi niyo mpamvu mu bagabo b'abahanga Mose yashatse umukobwa wa Ntuzi wa Yetiro. Yetiro wari umutambyi w'Imidiyani, kuko Mose yari afite vision yo gushumba ubwoko bw'Imana buvana muri Egiputa abujyana i Kanani. Yagombaga gushaka uwo muri ubwo bwoko bushumba. Ndafashijwe. Mutaba, ese gusenga gusa birahagije mu guhitamo uwo muzabana, cyangwa hakenewe no kumenya imico n'imibereho y'uwo muntu? Ni ngombwa gusenga cyane? Ingo zibawe nabi cyane nizasenze cyane zikizerera mu gusenga honyine, ariko izarebye imico mukaganira ukumva ko muhuza, ukabanza ukumva vision yo ukumva ko muyihurizaho, ukumva philosophy ze, ukumva nimba uziyumvamo. Dawidi yarasenze ajya gushaka Mikali, ariko urwo rugo rwagize divorce. Dawidi yagize divorce na Mikali. Usoma Bibiliya ukundi kuntu ubwo nta amavuta y'icyo kirere ufite. Ariko ntago yigeze asenga ajya gushaka Abigayera. Ariko yabashije kugenzura neza imico ye, imitekerereze ye, ubwenge bwe, abanza rega no kumenya yuko ari mu bwoko bwabo. Biza kurangira babanyakaramata. Nta na hamwe biri tubwira ko Dawidi yigeze ashwana na Abigayera. Gushaka bigusaba ubwenge bwo kugenzura no kumenya uriwe, no kumenya iyo ujya, no kumenya icyo ushaka. Si ibyo bitatu birumvikanye? Yego, birumvikanye. Kumenya uriwe, kumenya iyo ujya cyangwa icyo uri kubaka, kugira ngo unamenye n'uwagufasha kucyubaka. Noneho wamara kumenya ibyo ukanabimenya kuri mugenzi wawe, wabona azi icyo ari cyo, akamenya n'icyo uri cyo, akamenya iyo ujya nawe akaba ari yajya, akamenya icyo agomba kugufasha n'ibikoresho agomba kuba yitwaje kugira ngo akigufashe. Urwo rugo rurahura rukaramba. Yego, Mutaba, turi mu bihe bibi bigoye Afrika ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho ingo nyinshi zirimo gutandukana. Ubwo ndavuga divorce, dore ko nawe uri umwe muri abo ngabo bakoze divorce. Ni gute umugabo n'umugore bashobora kubana mu rukundo n'ubwumvikane igihe kirekire? Reka nkubwire ijambo nahoze ndi gusoma. Ndisoma sinanzi ko turaganira ibyo turi kuganira. Imana imfashe nsange ritaravamo ko nari ndi kuri searchinga hano kuri oh my godness. Imana imfashe ntibibe byavuyemo gusa. Ndongera mbishaka, oya ndabibonye ntago byagiye. Imana imfashe nibe biri kure kandi donc nari ndi gushaka ikintu cya nari ndi gushaka
nongere mbyandikemo ngiye kwandikamo ngo Malcolm X quotes ngiye kuri brain quotes ibyo narubaje ngo byantuza yego reka mbikubaze divorce bazibazaho cyane nkaho bakemuye ikibazo bagashaka gukemura ikibazo cya divorce ikibazo na divorce si ikibazo ni imbuto zera ku kibazo nyirizina ntago bashaka gukemura ikibazo cyanyacyo baracyago divorce ni amababi n'uturabo twanduza imbuga divorce ariko ikibazo ni imizi iri mu butaka yazamuye icyo giti kibyara ayo mababi n'izo mbuto zirwa zigwa kuri iyo mbuto Malcolm X yaravuze ngo there is no better teacher than adversity. Every defeat, every heartbreak, every loss contains its own seed, its own lesson on how to improve your performance the next time. Ko mufite ikibazo ku madivorce kuki mutakigira ku ntambara Kongo ntizirwe ntimuziza muri Iran ntiziriyo muri Ukraine ntiziriyo isi yose igihe cyose mu isi hajemo icyaha urikonyumva igihe cyose mu isi hajemo icyaha uko tugenda dusatira umunsi w'imperuka Yesu yaravuze ati hazabaho divorce cyane ntabyavuze kundi musoma biriya gute yavuze ngo hazabaho intambara n'ibiwa by'intambara buraro ku rwego rwawe ku rwego rw'igihugu intambara nyine ni PP compro ku rwego rwawe on your personal level divorce ni intambara yego ni no gutsindwa intambara nyine nkuko hari n'abandi bazirimo mu ngo umugeri P urushyi P kofe P bamwimye banze guhindukira yakomeye bamuciye inyuma yafashe message basabanye imbabazi byakomeye yamututse yamuvutuye yamwiskigije ni intambara nibiwa by'intambara rero uko ubizi ko intambara wowe ariko nurabona okay wumva wifitemo imbaraga zo kugaragara divorce iyo uba umuhatari ukahagarika n'intambara ko byose root cause ni imwe umuzi wabyo ni umwe ariko nanone ibyo byose nibikubaho ugatekereza nabi ugahitamo nabi ukisanga mu kaga hita wibuka ngo cyaha cyakorewe mu ngobyi ya Edeni nicyo kinteje aka kaga kabiri Yesu yaje kuba igisubizo cy'icyo cyaha ariko nshobora kuba hari aho ntamutahuye yego ndiyo rya jambo nakubwiye ngo soma amategeko y'Uwiteka ariyo wibwira ku manywa n'ijoro kuramo ubwenge kugira ngo ubake ubwami bwawe to build your empire muri ibyo rero bigushyushya umutwe muri ibyo bituma wiheba uburira amaso ku Uwiteka every defeat gutsindwa kose every heartbreak uko umutima ukubabaza kose cyangwa se uko bagukubita iyo ndobo heartbreak mbuze ijambo nakoresha ari Kinyarwanda every loss uko utakaza contains its own seed bifite imbuto yabyo bifite isomo ryabyo its own reason on how to improve your performance the next time rero ibyo nabivuga nshaka nko kubwira abantu ngo divorce igihe cyose tudatekereza nk'Imana zizabaho kabiri abandi bazabaho nabi bari mu ngo icyo twadukenera ni iki no gutekereza nk'Imana to think like God twabikura he mu mategeko y'Uwiteka amategeko y'Uwiteka umugabo n'umugore bagomba kuganira ku biki by'ingenzi buri gihe bagomba kuganira ku biki by'ingenzi buri gihe bagomba kuganira ku bintu byose nta cy'ingenzi nta n'ikitari ingenzi kandi nta nubwo abantu baha agaciro ibintu kimwe hari abakunda gusohoka kutaganira ku misohokere no kubishyira mu bikorwa ngo musohoke bikaba byabatera ibibazo hari n'abatabikunda yego ariko iteka bagomba kuganira kuri viziyo y'urugo iteka bakamenya yuko bari kuyumva kimwe umugore yagira ubwenge umugabo yaba arashatse neza umugabo iteka ibikorwa byose akoze mu rugo bikaba ari biganisha muri ya viziyo first of all bagomba kubana viziyo bayiziranyeho bose bayemera bakiyemeza kuyubaka sinzi ubaraheza karamata ibyari byo
akaramata katarimo vision. Ntabwo bari bakwiye kurahira akaramata. Abantu babiri baje ngo mbasezeranye nkabaza wa mugabo ufitiye vision ngo urumva nyine ngo nyine ngo ntayo, wa mugore we namukunze, just love wamukunze, ubu ndavuga ngo babana akaramata. Iyo baza kugira icyitwa vision ni kubabwira ni rero ngiye kubahambiranyisha uyu murunga w'urukundo, vision ngiye kubahambiranya ku murunga wa vision. Nindagize amabwira ngo as long as you are building this vision, stay together. Build this vision together, stay together. Mukaramata. Forever. Yego. Till death do you apart. Kugeza urupfu nirubatandukanye. Ngiye cyose mu gusezeranya ntari buvugemo vision. Ntago navugamo ijambo akaramata. Baba tubeshye. No, akaramata gafitanye isano na vision. Iryo jambo ahantu ryanditse urahazi? Oya. Mu Befeso ngo mugabo kunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira kugira ngo aryishyire rizatikizinga n'umunkanyari. Ngo nicyo gituma umugore azasiga senanya, umugabo azasiga senanya akagenda akabana n'umugore we bakabana akaramata. Ngibyo n'ubwira ubukomeye. Abantu basomera iryo jambo nagaho bahagera. Ngibyo n'ubwira ubukomeye. Ngariko ubwo bwira ubwerekeye ku itorero na Kristo. There is no karamata without itorero na Kristo. There is no karamata without vision. There is no karamata without vision. Yes, ndabyumva. Nimba umugabo yerekera icyangugu, umugore akekera ibyumba, abo bantu babiri ugashaka kubahambiranya mu karamata, nawe ubwawe ufite ikibazo uri kubahambira. Ndagukurikiye. Abigere yabwiye Dawidi aramubwira ngo ubugingo bwawe ngo bihishamwe n'ubugingo bw'Imana ngo mumuba umwe w'ubugingo. Ngo ubugingo bwawe buhishamwe n'ubugingo bw'Imana mumuba umwe w'ubugingo. Akaramata out of vision ni ubusazi. N'ubusazi. Yego, uyu ni Mutabazi Apotre. Ni gute umuryango ushobora gucunga neza umutungo w'urugo ku buryo utazamo amakimbirane? Ese umugabo niwe ugomba gutunga urugo gusa? Akambere ariko kakajoke, amafaranga yawe nimba ushaka yuko asugira agasagamba kanakora ibikorwa byinshi yahe umugore. Abagabo twamaze kubona ko mutazi gucunga inote. Muzi kuzikora ariko kuzicunga ntago ari ibintu byanyu. Ahubwo muzi kuzicunga. Yego, kuna kambere. Akora nakablage ariko ni narakabonye. Ibihumbi 100 biri mu biganza by'umugore bingana miliyoni iri mu ikofi y'umugabo. Rero nimba ushaka amafaranga yawe kasugira agasagamba yashyire mu isakoshi y'umugore. Yego. Nurangiza wowe ujuzana vision ariko umugore ari we wishyura. No, zana ibitekerezo ariko umugore ari we ukora mu ntuza yishyura. Iteka iyo umugabo agiye gukora ubugoryi ukamubwira tutubibwira umugore ahita abwira ati reka tubireke. Mwandi magambo nawe yabibona ko ibiragiye gukora atari sawa. Kabati ni ubugoryi. Ntago ari bunyemerere giti mu jisho. Ye kimwe nigeze gufata amafaranga momo yanjye ifite ikibazo. Fata 100 mbikira kuri telefone y'umudamu. Navuga niye ujye ugumishaho telefone iruhande rwawe. Ninurira moto. Nzajya mwamagara nkubwire nimero ye wishyure. Ibihumbi 100 byamaze igihe kinini. Kandi ubundi 100 ari igihe iminsi 3 itarenga cyangwa 5 nyafite. Hari ukuntu umugabo bateye iyo ugiye gukora ikintu ubona utasobanurira neza umudamu wawe ngo bifate. Akenshi cyo kintu n'ubundi wakaba utagikora. Ariko kubera yuko nyine ari mu ikofi yawe. Nawe akaba atazi ko ari mu ikofi yawe. Akenshi urayakoresha. Yego. So simvuze ngo nabagabo bose ariko akantu nakabonye mbona ku bantu batazi kugira spaguru. Yego. Muzajye mureba ko abagore babafasha ko nushaka umugore mwasa mukunda Simirinofu n'ibindi bisa nazo aho wabukubititse. Okay. Ni gute bacunga amafaranga? Icyambere amafaranga ujya kuyacunga ko yabonetse yaje. Icyambere agomba kubanza kinjira.
agomba kubanza akinjira. Mugomba kwirinda gukoresha amafaranga yose yinjiye mu rugo ngo muyamare. Abanyabwenge bakoresha atarenze 50% yinjiye, 50% bakashyira kuri konte, bazabona ishyamba bakarigura, bazabona parcelle bakayigura, bazabona inzu iri kuri make bakayigura, bakakora icyo kintu kibyara inyungu gituma amafaranga yiyongera yikuba. Urumva? Ariko abantu byacanze bashobora byibuza kubika 20% y'amafaranga yinjiye. Iyo abaye make yabari 10%. Hari n'abatabika n'atanu. Ibanga rya mbere ntuzigere umara amafaranga yinjiye mu rugo ngo uyamaririze. Nimba n'utibazo bakemura ibibazo bizahoraho, yabike n'ibibazo ubibike. Amafaranga iteka mu urugo ruba ruyakeneye, harahari uko yabangana kose ari standby gukemura ikibazo. Ni ijambo ryanditse mu migani 21 umurongo wa 17 aravuga ngo wine and elixir are not the way to riches. Ngo ibisindisha no gukunda ibihenze ngo ntago ari inzira igana ku bukire. Kuri 20 haravuga ngo migani 21 ngo mu rugo rw'umunyabwenge ngo harimo amavuta ya elayo na vino, ngo ariko umupfapfa ngo arabyangiza akabimaraho. Mu Cyongereza Living Bible bikavuga ngo a wise man saves for the future, but a foolish man spends whatever he gets. Urugo rw'abapfapfa amafaranga yose yinjiye yakoresha agashira, yose agashira. Urwo rugo aba rw'abapfapfa. Ariko simvuze uwakoreshejeho akagira yafata akayashyira mu ishoramari, ibyo byo biremewe. Ubundi bupfapfa nabonye abantu bakora muri no minsi. Ubonye ko ababyeyi batagitekesha abana babo. Perutse kujya mu uko amarira araza. Umupapa yaravuze ati abana babe Kigali bakorera Kigali, ariko ngiye ntuye uruhango, mfite ikibanza kuri kaburimbo, mwana wanjye uzaze ngo UPI yacyo bakikwandikeho. Nimba uzaho bakacyaho kagurisha niwe uzabitamo. Mu muco wa Kinyarwanda babyitaga gutekesha. Iso yaguhaga isambu zubakiramo umugore, cyangwa se yarayiguhaye nayo yamaye cyashya yarayiguhaye. Uzi ko nahita kubwira niho naganaga ngo sinakwishyuriye se koko. Wafashe amafaranga yose yashyira muri minerivare z'iyi minsi, aho umwana ari kuvamo nta ntiwasiga. Umwana aragiza iyerika akamara imyaka 20 yicaye. No, akazi ni gakeya, yaba akazi kari kenshi ukigisha umuntu. No, hanze umuntu agenda bakamwigisha gukoropa amatoilette, bakamwigisha guhanagura ibirahure, ariko bari kubimwigisha hanze. Company zimukeneye ari nyinshi. Wowe ufasha amafaranga yose uyamariye harya ngo mu nyuguti, urangije nta gufite isambu yo kumutekesha, urumva ntacyo bitwaye. Bivuze ngo aho guumwana wawe mutaburetse aho guumwana wawe minervari wamuhigishora akanyabwo gagacuruza. Nicyo uvuze? Nimba ari muri minervari ya 10,000 muhiye 5, izindi 5 umujyane Nyabugogo, umuhereze umucuruzi w'imyaka, umubwire utazagukorera kubona imyaka 5, ndashaka ko mukubakiga gucuruza ibishyimbo. Yamara kuva ku bishyimbo akiga no gucuruza intoryi, yanjye kuva ku ntoryi akajya no kuri biriya, agahita nabihinga. Umwana wawe ko mu minervari nyinshi uzamwigisha ukuntu wakora video ikora miliyoni ya views, nabimenya na ya minervari watanze bigahura. Hari abantu nsigaye mbona ngo umwana nzamujyana ngo ya mashuri nanze kugira ibyo mvuga batavuga ngo ndivuze nabi, byishyura nyine 800. Uzi impamvu? Ngo umwana iyo yize neza, none se yakiga neza akazi kari? Iyo yize neza akazi kari, mujyane nayo niyazi uti baramwigisha nabi, nataha nawe bimwigisha ibisigaye. Asa gucururize muri vacances. Kabiri mwigisha icyo gukora, how to make money. Teach him how to make money. Yeah, for sure. Nimba ari ikintu cyakimbabaza gusa ngatinya kukivuga kuri mikoro. Ba data barakize batujyana mu mashuri kwiga inyuguti kandi bo batarize inyuguti. Ntibatwigisha gukora amafaranga kandi barabizi, baranayakoreye. None yakabya kuvuga ngo none ngo reka ngo 10,000
ngo nawe ngo wirwane ngo nanjye nirwanye ngo no, teach me, train me, mentor me. Ni nkuko Gitwaza yareka wenda nk'umuhungu we Gitwaza yumvisha Imana imubwiye ko azagira church. ubwo uvuze Elise nyine Imana ibwiye Gitwaza ko umuhungu azagira church ikomeye. Nkaho yamwigishije kubaka church ikomeye, akamujyana mu ishuri rya theology, akamwima n'agatuti. Noneho yageze no ku rusengero ati wikinjira ntunamenye uko bikorwa, jya ku ishuri rya theology, jya gusoma ibitabo byaba Calvin n'abandi bitwa ba Saint Thomas d'Aquin, ugire doctora muri theology. No, umwana ufite doctora muri theology adashobora no kugira icyumba cy'abantu 10 bamukurikiye. Urumva aricyo kintu ukeneye kumwigisha by practice. Ni gute yakubaka umurimo, ni gute yakora amavuna, ni gute yakubaka ibintu in a practical way. ikintu kuvuga nuko sinzi muri kumva ikintu kuko ndacyumva cyane. Twari tugarutse rero ku kijyo bango amafaranga ntagashire. Niyo wawe yajyana muri Minerval, mvuze Minerval nibuka yuko ku itariki 9 nzatangira amasomo, ariko none ibintu byaje abana barashaka Minerval. Ise urashaka Minerval, cyangwa kujya kwiga international relations na diplomacy. Nziga imyaka 3 ni hano mu Rwanda. Akenshi iminsi myinshi ngikora nzaba ndi mu Rwanda, indi minsi mbe ndi hanze, ariko myinshi nzajya ndi mu Rwanda. Kwiga ukuze ntago uhora mwikaye no ku ntebe y'ishuri. Dore ko umwe mu bantu bafata vuba. Ye buriya iyo nsomye ndafata bikeme. Ndabizi cyane. Nindangiza nzagereka akantu bita international law. Biriye vode yize. Nindayize international law, nsoreze muri economics, macro economics, ibyo Donald Kaberuka yize. Yego. Mutaba mani magambo ngiye gwera ku byo Anje yize, international laws and diplomacy, international relations and diplomacy. Nkurikize nk'ibyo Evode yize, international laws. Nurangize wige nsoreshe economy, ibyo Donald Kaberuka yize. Uzaburi igikura nkota. Mutaba tugana ku musozo. Bidafite amavuta. Mutaba tugana ku musozo. Ariko imyaka 50 nigera nzagarukizaho nari nzabangejeje. Yego. Imyaka 50 sinziga. Mutaba tugana ku musozo. Imyaka 11 yo kwiga ibyo byose. Tugana ku musozo, abantu benshi bakeneye kumenya ngo wakoze divorce. Yego, warayibonye, ntago ndayimenya neza ko ntago statement iraza. Yarabonetse burundu. Bivuze ngo uri mu divorce. Kuri wowe Mutabazi, ibintu twavuze byubatse abantu. Yego. Nuko akantu ukize mukatuma batabyemera. Nta kibazo barabyemera. Abanyarwanda niko bateye. Icyambere nuko bivuze afite ubuhamya bwa. Abanyarwanda ntago bajye bagisha inama mu general warashwe mu kaguru. Bagisha inama umuntu ukiva fresh graduate uvuye ku ishuri rya gisirikare. Uvuye ku ishuri rya gisirikare uba mu kigo akaba ayobora batari itaratera ngo ifata agasozi. Niwe bagisha inama. Yego. Nawe wateye agafata igihugu ariko akaraswa. Yego. Baravuga ati uyu nguyu ni cajority, bamwita cajority. Yego. Ubu twe badutekereza nk'aba cajority. Ikibazo cyawe nta kuntu ari ku kibazo utazanye mu cajority bwa Mutabazi. Reka mvuge uko nibyo byiza kandi n'abantu barabuzi. Nirihe kosa wumva utazongera gukora mu rushako? Ese umugore mwiza kuri wowe ni uwuhe? Kandi ikiganiro nkaba ndakirangije. None nashatse ari mwiza, ariko mwiza ku bandi batari Mutabazi. So ubwo nzakora ku buryo menya waba mwiza kuri Mutabazi. Ntimuga kugende mutsenguruka muvuga ngo abantu ni babi, bose ni beza. Na Mikali yari umugore mwiza iyo abana na Nabali, ntabane na Dawidi. Wari uzi ko abagabo bose ari ibigoryi n'abagore bose ari ibigoryi? Kubera ndabyisobanuraho. Abantu baragutera amabuye. Dawidi yari ikigoryi iyo ujya kubibaza Mikali. Yaranabyivugiye ngo ariko umwami wa Israel umunsi ntiyaba umupfasoni ngo urebye wibeye imbere y'abaje n'abagaragu nk'utagira ubwenge. Nese ubwo Dawidi nari ikigoryi mu maso ariko ya Mikali. Ariko Dawidi mu maso ya Abigail yari umunyabwenge, irngwanye, umuntu uzayobora Israel. Ikintu kucyumva mbese ndabyumva. Niko na Bibiliya namaze igihe kirekire nyisoma nibeshya ko Nabali yari ikigoryi. No Nabali ntabwo yari ikigoryi.
jya usoma Bibiliya neza. Bibiliya ivuga ko Nabali ari ikigoryi, ariko byavuzwe na Abigayeli. Bivuze ngo iyo tuza kubaza Mikali ngo Nabali umubona ute, yavuga ati Nabali ni umunyabwenge, si nk'ikigoryi cyitwa Dawidi ntunze hano. Uko nakumvise? Ndakumva. Ikibazo ni uko ushaka umuntu ukubona nk'ikigoryi. Muri comments dukurikira ashobora kuba hari umuntu uri bunyita umunyabwenge undi akanyita ikigoryi. Ikibazo ni uko nashaka uwunyita ikigoryi. Nutekereza nkawe, na mushikiwe, na nyina na nyina wabo usize wawe undi kwita umunyabwenge. Wari kuvuga ngo ndi wo gushaka, ndese nzashaka kameme, ntago ndi umuntu wo kudashaka. Tubitege ryarubwo Nzashaka undeba akabona ndi Dawudi uzaba umwami wa Israeli, atari Mikali uvuga ati ati ibyo ni ibiki. Nzasiba gushaka Mikali umbona mu bugoryi, shake Abigayeli umbona mu bwenge n'ubutwari n'ubwami. Kuko abo babiri baba bahari. Umugore mwiza kuri wowe ni uwe? Umugore mwiza kuri wowe ni uwe? Cyo kibazo cya nyuma nakubashije. Na Abigayeli ni umugore wifitemo babiri, 2 in 1. Abigayeli na Batisheba bose bari mu muntu umwe. Bari bameze gute? Abigayeli yari umuntu ufasha Dawidi kugera ku ntego ze. Batisheba yari umuntu mwiza cyane, uteye neza, ufite nyashi. Umugore rero ariko rero sinkavuga ibyo ngibyo ngurangi usoreza. Ubwiza bw'umugore iyo utageze mu cyumba ryamamo aba ari impfabusa. Hari ibintu byo mu mutandagura nshinga ngo ntuziburizamo iri imbere ya ubwiza butangirira muri miruwari bugasoreza mu ishuka, nibwo busobanura Batisheba. Bivuze yuko umugore aba agomba kuba ari mwiza cyane mu mashuka, cyangwa aba agomba kuba ari mwiza cyane atarinjira mu cyumba. Ntabwo ndabijyamo. Nandi kuvuga iyo tuvuze ngo 2 in 1, Abigayeli plus Batisheba, tuba tuvuze iki? Umugore w'umunyabwenge ndetse n'ubuzi kwiyitaho. Ayo magambo nayanditse mu gitabo nise A Woman Fit for the Palace. A Woman Fit for the Palace. Ni igitabo kigufasha kumenya nimba uri umugore ninde mugabo washaka. Ko buri mugabo wese agira palace, buri mugabo wese agira ubwami, buri mugabo wese agira ingoro. Ugomba rero kumenya nimba iyo ngoro yakubera, nimba ufite ubwiza bwayikugezamo n'ubwenge bwatuma uyitindamo. Mu by'ukuri uburi umugore nababwira. Reka ngushimire cyane. Otherwise Imana nibishaka kandi kabyemera, nta muntu utagira uwo bahuza. Uzongera urongore. Nta muntu utagira uwo bahuza. Ariko nanone bisaba kwitonda kugira ngo umenye ko muhuza koko kandi muhuriza kuri vision. Kuko nanone iyo tuvuga ngo guhuza se gute? Guhuza gute? Guhuriza kuri vision. Guhuriza kuri vision, kuko akaramata kari kuri vision ntago kari hahandi mujya kubirahirira. Akaramata ntago kari mu mpeta do. Akaramata ntago kari mu mpeta. Yego naho kari mu mpeta. Kari muri vision no mu kuyihurizaho. No mu guhuza ibitekerezo, ubuhanga, strategy, tactique zo kugera kuri ya vision. Abantu mujya gushakana muzabe mubanza mumenye vision mugiye kubaka, mumenye ubwenge muzayubakisha, munamenye nimba mubuhuriyeho. Noneho umugabo w'umuyobozi, umugore w'umufasha, abe a wonderful counselor nkuko Mwuka Wera ari. Buri mugabo wese agomba kugira abagore babiri. Niyo mpamvu nsigaranye umwe. Wa mbere ni Mwuka Wera, undi akaba wa wundi nyine nawe urabyumva. Kandi abo bagore babiri bose bagomba kuba batsinda mu izamu rimwe. Yego. Rero Umwuka Wera Bibiliya imwita wonderful counselor, ntabwo imwita wonderful advisor. There is a difference between counseling and advising.
an advisor tells you what to do. A counselor help you to find, to search inside of yourself and decide what to do by yourself. So namwe mwabagore mwe rero, don't tell a man what to do. Ntugabo umugabo igitekerezo atakigusabye. Uceceka witurize umugabo agutekereza. Namwe muragenda mu kabaribu, investigator, mugahinduka supervisor, mugahinduka mentor. Be a wonderful counselor. Mwabonye ukuntu counselor hariya kuri Rewa Faisal turi kwiga cyane mushibanje babimbwiye buriya habaho technique nyinshi za therapy ariko ikoreshwa Faisal niyo ya mbere mu isi iyo twita client centered therapy. Client centered therapy biravuze ngo umuntu uri kukuvura uri gukorera therapy mu isaha mu maranye agomba kuvuga iminota tarenze 2 cyangwa 3 akabije 5 yose isigaye ni wowe uvuga kuko nyine ibisubizo bigomba kuva mu mukiriya. Uramubwira ngo nuko ndababara ngo yo gugute ngo yababa we ngo nibyo se ngo ngongera umubwire ngo wumva gumeze gute akakureka ukavuga iminota 30 yanze akaguya ngo agahita gufatira 100 ejo ukagaruka akakureka ukavuga akagufatira 100 akazagufatira nka miliyoni kandi cyakora gusa ari ukugutega amatwi gusa akakumva gusa. Urumva abagabo hanze aha bakennye abagabo batega amatwi bakaba ba counselor not advisor kuko aba advisor bari kuba divorce buri munsi. Yes. None rero wigize advisor, investigator, supervisor, locator, hacker. Cyokoze Imana ni nziza kandi hamwe no gusenga. Sinavuze ko gusenga bitari ngombwa ahubwo navuze ngo numara gusenga bizaguhe amaso abona n'ubwenge bw'ubumana na grace na anointing. Ukoresha ubwenge bwawe ukore vision, the helper to the vision, the philosophy, the wisdom, the strategy, the tactics. Then umugore agomba kuba yuje ibintu bitatu. Cyambere ngo n'umugore mwiza ni ijambo mwise kuganduka ariko nawe nkubaje kuganduka niki ntago wabisobanura. Ntago nabishobora. Mu cyongereza byita submission, mu gifaransa byita soumission, ariko reka misobanure mu kinyarwanda. Ijambo rya mbere ni ukumvira. Umugore mwiza agomba kumvira. Kumvira bisobanura kumva ugashyira mu bikorwa ibyo wumvisha. Kabiri kumva kongeraho umugereka ngirira, ntago ari ngirana kuko byahinduka kumvirana. Kabiri ni ukumvira, icya kabiri ni ukubaha. Cyambere ni ukumvira, icya kabiri ni ukubaha. Icya gatatu ni ukuyoboka. Icya gatatu ni ukuyoboka. Byose ko bivugitse kimwe bimeze. Wabona ukuntu abantu bayobotse neza icyama mu Rwanda babita ngo ni inkoma mashyi. Umugore agomba kuba inkoma mashyi y'umugabo akadomo. Period. Kuyoboka, kwigishwa. Iyo ibyo bintu bikunaniye, utangira gushaka kwigisha umugabo kandi sibyo. Ushaka kuba umugabo mu rugo. Icya kabiri uhangana nawe. Twabonye rya jambo twise ngo kuyoboka tugira nuko turisobanura. None uzika abantu batayobotse bakunda kubita ngo ni SWOT opposition. Buriya opposition itandukanye n'ibipinga. None reba nk'urugero ugize umugore wawe akarenga none na level ya opposition agahinduka igipinga kuri wowe. Ubwo divorce bikomanga iwawe ibituye ku muryango wawe. Nuwanga umugore wawe agomba kuba nyine umuntu mujyana mwerekera hamwe mu byumva kimwe, mwubaka ikintu kimwe, icyerekezo kimwe, ubwenge mwubakisha mu bwemeranyaho kandi niwe muyobozi wabwo nawe akakubera umuyoborwa. Kansara mu kinyarwanda k'ikinyarwanda ari gikene dukunda kubyita ngo n'umujyanama. Ariko umujyanama na advisor. Kansara ni ijambo nahimbye nakoze nacuze mwita umufasha myumvire. Agufasha
agufasha mu myumvire yawe, agufasha mu mitekerereze yawe. Nahinira kuri icyo ngicyo. Imana idufashe kubona abo bagore. Reka ngushimire cyane. Imana idufashe kurushaho gusobanukirwa urushako no kurwiga, kuko dutwara imodoka twarazitoza igihe kirekire, ariko umuntu akajya mu rugo atarigeze yiga imyitozo yari yose, cyangwa se ajya muri driving school cyangwa se driving test. Byose ni ikibazo, ariko ababyeyi niho bagomba kuza bagakora inshingano yabo nk'ababyeyi kugira ngo baduhe ubwenge bwo kubaka. Mwani magambo, nubona abantu badateganya gupfa bari singo, nubona abantu bakuze bari singo, baba barabuze abantu babonana mu mboni yabo ko bafite ubwenge bwo kubaka. Imana duhe kubona abagabo bafite ubwenge bwo kubaka n'abagore bafite ubwenge bwo kubaka. Kuko reka nkubwira, ndagukunda ntiyubaka urugo, ubwiza ntibwubaka urugo, ububoga ntibwubaka urugo. Urugo rwubakwa n'abakora divorce bose baba barabwiranye ndagukunda, baba barabibwiranye. Iyo nkubuze numva umutima umvuyemo cyangwa se numva napfa. Ariko urugo rwubakwa n'ubwenge, sibyo? Nushaka ukunda umuntu, ukunde ibya nyashi ibyo uri bukunde byose n'ikiri bugutere gukunda. Kurwubaka ruzubakwa knowledge and wisdom. Urugo rwubakwa n'ubumenyi n'ubwenge. Niyo mpamvu Salomo yavuze ngo shaka ubwenge. Reka nongera akana atavuze mvuge ngo nimba ushaka kubaka urugo rwiza, shaka ubwenge, shaka ubuhanga, ngo ibyo utunze byose ubishakishe kumenya. Akenshi umuntu atandukana kubera yuko yashatse wenda umuntu batahuza, cyangwa se bahuza ariko badahuriye kuri vision, bityo guhuza kwabo kukaba ari uguhuzagurika, cyangwa se iyo bitabaye ibyo rugasenyuka kubera ko uruhande rumwe cyangwa impande zombi zidafite the knowledge, know how to build a marriage. Donc urugo rwubakwa na knowledge, rugasenywa na ignorance. Rwubakwa n'ubwenge, rugasenywa n'ubupfapfa. Bibiliya niyo mpamvu ivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo, ngo ariko umupfapfa arusenyesha amaboko ye. So ndabifuriza rero kugira urugo rwiza, ndabifuriza kugira ubwenge bwubaka urugo, bwubaka igihugu, ubwenge bwubaka societe, ubwenge bubana n'abantu bose amahoro, kandi ubwenge bubera umugisha abandi. Abantu ko bagufite bagabifata nk'iby'agaciro kubera ko utuma barushaho kugubwa neza, bakajya bashima Imana kubwo ko Imana yakuremye, wapfa bakababara mu gihe iyo uri ngwiza murongo ngo uragenda bakabatesitwe twamukira. Bifurije ko abanyamumaro mu izina rya Yesu. Reka ngushimire cyane Apotre Mutabazi. Ahangaha ni kuri why him, niyo mpamvu twiganirira ku muryango cyane ndetse n'ibyakubaka umuryango. Abakunzi ba why him, ibiganiro byacu nakagaruka. Yari ngewe kamarade kuri kamera, ndi kumwe na Blaze. Mutabazi wakoze cyane, Imana igumugisha. Mwakoze, kandi navuga ngo arijamo navuze nshaka ko muza gukatinga mugashyira miringira. Murarisimbuza rivuga ngo iyo umuntu ayobotse umwami mu Rwanda rwo hambere bamwitaga inkoma amashyi. Bityo rero umugore w'umunyabwenge aba inkoma amashyi y'umugabo we. Umugabo waba ari umwami kuri we, n'umugabo w'umunyabwenge umugore waba ari umwami kazi kuri we. Noneho rero abantu babyitegereza kabanga uyu muntu ni inkoma amashyi kuri uyu mwami we, kuko context n'abantu batazi iriya jambo ryaturutse y'umuntu ajya kureba umwami yakomaga amashyi. Niyo mpamvu nimura nawe kamarade mbona ikofi byimbye, hari igihe nzahita nca bugufi nkayakoma. Tuba turi kwiyibutsa umuco, ni pratique y'umuco. Nuko iryo jambo barizanye muri iki gihe bakaryangiza, bakarisiga umwanda. Nguriya ni inkoma amashyi, nguriya ni inkoma amashyi, ariko umwami umuntu ajya kumureba yakomaga amashyi. Yego. Rero nimba iyo umuntu yayobokaga umwami, uzo bitaga busikete, yarabyinaga bakavuga ati busikete yaje.
nibyo rero tujye tumenya umuco, tumenye aho tuva, tumenye aho twerekera. Umuntu yayobotse amagambo natatu, umugore agomba kuba ibintu bitatu, agomba kuba yumvira, agomba kuba yubaha, agomba kuba ayoboka umugabo, cyangwa se mu ijambo ribwumve neza, yemera kwigishwa. Ndaguha urugero. Yego. Petero yari iki cya Yesu? Yari umwigishwa. Umugore agomba kuba ari umwigishwa w'umugabo rero. Yego. Yesu bari abantu bose barabi. Bari kuvamo abagore be beza. Ikibazo sombaje ngo divorce ko ari nyinshi. Yesu arajya kurambagiza, akabona muri 12 agomba gusezerana Karamata na Yuda. Icyo kirumvikanye. Yesu ajya kurambagiza. Petero akamuca imbere akamwihorera. Filipo akamuca imbere akamwihorera. Yohana akamuca imbere akamwihorera. Akajya kurambagiza Yuda. Nari nkubwiye ngo bariya 11 uvanyemo Yuda, nyine 12 uvanyemo Yuda wa 12 nyine bariya 11 basigara. Bose wakabisa abagore ba Yesu. Niyo mpamvu Petero agiye kwicara ku muriro, arangije umugore amwa ngo kana uri umwe muri bo, uri umwe mu bagore ba Yesu. Avuga ati reka atari kubundi ushinja ku cyo binshinja ngo n'imvugo yawe birabigaragaza. Ubundi wo gushaka umugore ku buryo nyuma y'imyaka 3 mu bana yicara hano yavuga bagahita bavuga ati kandi wasanga uri umugore wa kamarade, ati yego koko, kandi wasanga uri umugore we, ati yego rwose, ati ko ni imvugo yawe n'uburyo avuga mumeze kimwe, imvugo yawe. None ikibazo dusigaye tugira uyu munsi, aho kugira ngo umugore yumve agomba kwinfluence kwa n'umugabo, umugore azashaka kwinfluence umugabo. Ubundi umugabo ni uganza umugore. Iyo umugore aganjije umugabo akamwinfluencer, reba nk'urugero basanga Yesu avuga nka Petero. Ntago ari Yesu wavugaga nka Petero, ni Petero wavugaga nka Yesu. Umugore agomba kuba yemera kwigishwa, teachable, obeying, honoring and teachable wife. Numbumbonera uzandya kara, nzakurya kara. Serivisi z'uburanga nuko uzashaka abantu babikora kinyamwuga. Yavuga ati ni mukurangira mugatera ivu zagihita usinya sheka $5,000,000 kuko abagore barabuze. Ariko mwana banye nk'imyaka 10. Oya, abagore barabuze. Sheka akaruga yaje kwibikuza. Nta muntu uratanga pase ngo abagore barabuze. Yego. Ibyo bya pasi uri kuvuga uzi ibibazo byabyo. Nyina ari nkubwiye uzaranga umugore wubaha, wumvira, kandi uganzwa, wemera kuganzwa, akishimira kuganzwa. Teachable wife. Urumva? Uwo nguwo umunsi bafatiye hirembo bazamusinyira n'agasheke k'eshanu n'abaranga amazu mbona bishyurwa. Yego. None se urimo baranga amazu bishyurwa, abaranga abagore nibo baviramo aho. Oya ntago baviramo aho ngaho. Reka tubirekera aho rero. Nabonye abantu benshi batinya kuba baranga ngo buse ngo nimunaniranwa. Mujye muranga n'umuco wa Kinyarwanda, ahubwo mubwire uti mwembe uko muri babiri dore ndabaranze, ariko ntawe ntangiye ubuhamya. Mwimenyanire. Oya, mwese ndabaranze, ntawe ntangiye ubuhamya, mwimenyanire, muhere kuri 0. Hanyuma nimuhitamo mwabana, nimuhitamo munsinyire sheke yanjye. Nimubihitamo nimuzamfane, muzamwahisemo kuko mwashimye. Nge ntawe nshimiye. N'ubundi ijisho ry'undi ngo ntiri gushimira iki? Umugeni. Amount. Nakoze cyane. Iyi ni why him, ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.